abandi baratekereza bakavuga ngo ese mu by'ukuri aba bana ntabwo bari bifitemo akantu katuma barwanya amadayimoni. Kubona umuntu wese umufite kugira ngo amadayimoni amufate biragora. Umuntu wese ufite uyu mwana ashobora kugira ngo idayimoni rimugereho biragoranye. Byashoboka yuko bano bana hari ikintu kibishemo kibarimo gituma nabo bashobora kurwanya ari amadayimoni. Wasanga imbaraga zo kurwanya amadayimoni ziri muri bano bana, bikaba wenda ari bo bakaba bashobora gukoreshwa kugira ngo harwanywe aya madayimoni. Aya nk'uko uri kubibona ushobora kwibaza uti ese muri iyi filime The Forest niki kigiye gukura bano bantu muri iri shyamba hagati y'abapolisi bahamagawe nk'uko mubibonye ndetse na Dumba ufite Bibiliya uri kwitwaza Bible? Ninde ugiye gukura bano bantu muri iri shyamba hagati y'ibyo bintu bibiri? Ese amasengesho y'Imana niyo ari bukure aba bantu muri iri shyamba cyangwa se ari bukurwemo n'abapolisi? Nk'uko mwagiye mubibona mwabonye uko byatangiye, mubona uburyo byagiye bigenda bikomera uko bukeye nuko bwije, amadayimoni agenda yiyongera cyane muri The Forest. Ukibaza uti ese aya madayimoni nakomeza kwiyongera bizagenda bite? Ese Bibiliya yonyine Dumba afite niyo iri butume bano bantu basohoka muri iri shyamba, cyangwa se hari buze kubaho ikindi kintu aba bapolisi baje wenda baze ko ari bakuramwe abantu? Ubona ko kugira ngo abantu bave muri iri shyamba ari kimwe mu bintu byakomeje kugorana. Reka nkusuhuze mwe n'ikaze ukunda The Manifest TV, it's a best TV kwa makuru meza cyane. Ariko kuri uyu munsi twari turi kuguhamo information kuri The Forest. Ni filime nziza cyane, ikaba ari filime directingwa na Soloba, ikaba ari filime nziza cyane iryoheye ijisho kwireba. Abantu benshi bari bamaze igihe bavuga ati mu Rwanda nta filime zikubita zibamo, mu Rwanda nta filime zisobanuye zibayo, ariko murabona yuko hano ibintu bimeze neza cyane. Ariko byanze bikunze nyine ubona yuko bizaza mu gihe kizaza nyine mu Rwanda natwe tukajya tuvuga ngo dufite filime z'urwego, filime z'isi. Rero iyi ngiyi ikaba ari imwe, The Forest ikaba ari imwe mu gafilime kari kugenda gakundwa n'abantu benshi cyane. Ariko nk'uko mwagiye mubona twatangiye abantu baza mu ishyamba ari benshi, baza biruka bagiye gutembera mu ishyamba, harimo abatoka, harimo abari baje gutembera, harimo abantu benshi bagiye batandukanye, ndetse harimo amakipe agiye atandukanye. Mwagiye mubona ba Titi Brown Boss binjiramo, mubona abantu benshi bagiye batandukanye, mubona ba Dumba binjira mu ishyamba. Ariko Dumba we yaje mu ishyamba yumva yuko harimo amadayimoni aje kuyarwanya. Ese Dumba kuba yagira muri iri shyamba mubona yuko hari icyo biri gutanga cyangwa se biracyari rudubi? Ese bizagenda bite? Ese Dumba igihe amaze mu iri shyamba ko twagiye tubona ko muri episode ya 20 Dumba amadayimoni we ntayatinya. Ese Dumba ya madayimoni ari muri iri shyamba azayamaramo? Ese azayamaramo ate? Ni izihe ntego zihari cyangwa se nihe strategy Dumba azakoresha kugira ngo akure bano bantu muri iri shyamba abakuramo umwe kuri umwe? Ese ko tubona yuko n'abari muri iri shyamba ubwabo batumvikana, ubwabo badakorana, usanga umwe abataziranye n'undi, usanga nyine nabo ubwabo iyo bahuye barikanga abandi bagahura bakarwaniramo. Ibi bikaba rimwe mu bintu bisobanura ko iyi filime The Forest kugira ngo tuzabone yarangiye bano bantu bari mu ishyamba bavuyemo biragoye cyane. Wabonye ko harimo abantu bagiye batandukanye bazi ko gusubirayo byoroshye, bamara kwinjira mu ishyamba gusubirayo bikanga. Ese izi nzira bazazibona bate? Twabonye Nyambo yari yabonye inzira yo gusohoka, ageze hanze ahita asubira. Nyuma yo gusubirayo ntabwo yigeze ahura n'abandi bantu ngo tubone abasobanurira yuko yanzira ihari. Nibura Nyambo agarutse niho wenda twabona yuko hari abantu wenda yabwiye inzira bikaba byangombwa yuko basohokamo. Ubona yuko abantu benshi bari mazemo igihe bazangwendo bose bari mazemo igihe, ubona yuko biriko batembera barigenda, ariko kugira ngo barisohokemo bikaba ikibazo. Ese aba bapolisi baje hari ikintu bagiye gufasha kugira ngo aba bantu bari muri iri shyamba basohoke, cyangwa nabo bagiye kumira nk'aba basirikare bajemo bikarangira amadayimoni abafasha? Ese ko mubonye ko hari abapolisi kazi bari babonye idayimoni bakaritinya bakiruka, abandi bo ntibazajya babibona bakabitinya bikarangira nabo ahubwo bafashwe n'amadayimoni, none bikarangira hasigayemo Dumba wenyine, ari Dumba ugiye kurwanya bano bantu. Nibyo dutegereje no muri iyi filime agasobanuye, nibyo dutegerejemo tureba ese bizagenda bite? Ese hari inzira yo gusohoka cyangwa mu by'ukuri nta nzira ihari? Ese aya madayimoni bano bantu baterekera baba muri iri shyamba bizagenda bite? Ese aya madayimoni tuzabona ikintu mu by'ukuri kizayarwanya kavamo? Tuzabona ikintu kirwanya izi mbaraga z'amadayimoni ziba muri iri shyamba? Mu gihe kitaraboneka gusohoka kw'aba bantu ntibishoboka, cyakoze bizashoboka mu gihe habonetse ikintu kirwanya amadayimoni. Mubona yuko umunsi ku wundi amadayimoni muri iri shyamba agenda yiyongera. Ese nimba amadayimoni ari kwiyongera twabwirwa n'iki ko ibi bintu bizakunda byo gusohoka? Mwabonye yuko muri iri shyamba bano bana bagenda basimburanwa, abandi baratekereza bakavuga ngo ese mu by'ukuri aba bana ntabwo bari bifitemo akantu katuma barwanya amadayimoni. Kubona umuntu wese umufite kugira ngo amadayimoni amufate biragora. Umuntu wese ufite uyu
mwana ashobora kugira ngo idayimoni rimugereho biragoranye. Byashoboka yuko bano bana hari ikintu kibishemo kibarimo gituma nabo bashobora kurwanya ariya madayimoni. Wasanga imbaraga zo kurwanya amadayimoni ziri muri bano bana, bikaba wenda ari bo bakaba bashobora gukoreshwa kugira ngo harwanywe aya madayimoni. Mwagiye mubona ko abantu benshi amadayimoni yagiye abafata, abandi bakagenda tukababura, abandi bakicwa. Harimo ibintu byinshi bibi cyane, nta kizo kiri muri iri shyamba. Umuntu abasirikare benshi bajemo, abenshi bagenda bapfa, abantu benshi bagiye barizamo, benshi bagapfa. Ahangaha rero tukavuga ngo ni iki cyiza kiri muri iri shyamba, ikibi ko aricyo cyaganje. Reka mushimire rero ukomeza gukunda The Manifest TV, nkwakira kora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo tukomeze tugwe analyze kuri iyi filime The Forest, kugira ngo umenye more information about this. Rero nkubwira yuko The Forest episode ya 21 tegereza mu minsi mike iri imbere igiye kuza, nayo izimeze neza cyane. Nagacifuza ko wabona muri episode ya 21, nagacyumva nyine gashyashya, umva wadutuma ukavuga ati kantu niko nshaka yuko kaza muri episode ya 21. Nagakibona katari gukemuka, ese nagakibona noneho karimo katagaragara neza cyane, ese nibikibona bizinzitse bya bindi bitagaragazwa neza ku buryo uvuga ati aka kantu cyakoze nagatuma aka kantu bakagakosora, cyangwa kangaka ni sawa, izi nzirizi nizi, inziri hari yabacyura ningiyi. Muri rusange dukeneye inyunganizi zanyu kabisa kugira ngo filime The Forest ikomeze igende neza cyane. Nari Justin Mind, ciao ciao.